Mbega igisambo cyabashije kuba cyatabara umugabo, kandi umugabo rwose amagara yari ari mu kangaratete, yaragiye kuba yapfa, ariko icyo gisambo kirengagiza amafaranga cyari kigiye kwiba ndetse n'ubundi butunzi bwose, maze kibasha kuba cyatabara uwo mugabo. Kwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'indi biganiro binyuraho. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu. Yari umunsi umugabo yari yagiye ku kazi, ndetse mu kazi ke rwose bari kumutunganya cyane, dore ko rwose ari amadokimentari ari gutegura neza uko bikwiriye. Atese Desire, ibi bintu rwose uburi mu byo kwirirwa wirukanka mu kazi kawe ndetse ntugakore neza kandi bigaragara ko wakoze, biba bimeze biti? Atari ko boss, ngerageza uko nshoboye kandi rwose pe ndabizi neza nta burangare bwabayemo. Ari amafaranga kuba yarabuze rwose ntago ari uburangare bwanjye. Urebe no mu bandi bakozi bose rwose ushobora gusanga aribo ntandaro, gusa ni ukurinda kwinginza nyumve ko atari ngiye rwose, ntabwo ari ngiye kibitera rwose, ntabwo ari ngiye ntandaro. Oya Desire, ibintu uri kuvuga rwose ntabwo byumvikana pe, kuko amafaranga yarabuze ndetse abura mu buryo bufatika cyane. Uzi ko turi kugira igihombo, kandi icyo gihombo kikagaragarira buri muntu wese. Ati oya rwose boss, mumbabarire kandi ngiye kuba nabisubiraho mbikosore. Yego Desire, ndabyumva kuba nakukubabarira biroroshye ndetse birumvikana, ko se basi kukubabarira yari buze kuba byagarura amafaranga turi guhomba muri iyi company. Atari ko boss, wagerageza ukanyumva pe, nkuko nabikubwiye ngiye nkuko ubizi, ngerageza uko nshoboye ndetse nta n'uburangare ngaragaza muri iyi company rwose. Atumbabarire rwose Desire, nibagiye ndetse ndanakubahuka, suko navuze Desire, ahubwo nyine papa Fio. Umbabarire pe, umbabarire gusa nyine kubona company iri guhomba ntabwo mba nitaye ku by'ubushuti nge nawe dufitanye. Icyo mashaka no kugira ngo company yacu itere imbere rwose. Yego rwose boss, ndabyumva kandi nanjye nkora uko nshoboye pe, gusa wumve ko nta ruhare kandi ko nta burenganzira rwose nabigizemo pe, kuba company iri guhomba ntugire ngo n'uburangare bwanjye, nanjye mba nakoze uko nshoboye kose. Ati okay sa rwose, komeza ugerageza uko ushoboye, gusa nyine ibintu biri kutubabaza cyane kuko biri gutuma company isubira inyuma mu rwego rwose rugaragara pe, biragaragara cyane. Ati boss, nimugire ikibazo rwose ngiye kubikoraho ndetse ngiye kureba ama transaction yose y'amafaranga, uko amafaranga yagiye atambuka ndetse nuko yagiye yinjira, turi buze kuba twabisobanukirwa. Nuko wa mugabo Desire yavuye muri company, gusa mu kuva muri company rwose boss yari yamutunganyije cyane, dore ko yari yahombye kandi byaragaragaraga pe. Gusa Desire yakomezaga kugenda mu nzira ndetse yibaza, dore ko byari byamucanze, atatekerezaga rwose uburyo iyi company yawe yabiri guhomba kandi akora uko ashoboye. Gusa umusore witwaga Danton yarahamagaye, ndetse mu guhamagara rwose ahamagara umuntu byagaragaraga nk'aho akuze. Atase mama Fiona, umeze neza? Ati yego rwose mukunzi wanjye Danton, imeze neza kandi ndakomeye, wose umeze gute? Ati yego rwose nanjye mukunzi imeze neza ndetse ndakomeye, gusa nyine ndagukumbuye ku rwego rw'uko utabyumva. Danton, ntugire ikibazo rwose, nanjye ndagukumbuye kandi cyane, gusa urabizi nta kundi twabigenza. Urabizi cya Desire gisigaye gikunda kuba gitaha hakiri kare, rero mba nabuze uburyo nguhamagara ngo uze tubashe kuba twakishimisha. Ariko rwose nawe mama Fiona rwose urancanga, uwo mugabo wawe ngo ni Desire uhora aho ngaho muri urwo rugo, nta kundi twamukorera ibintu bibi ndetse basi tukareba ko yatuvira mu buzima. Ati oya rwose ntago ari ngombwa pe, ntago ari ngombwa ndetse nta nubwo bikwiye kuba twamuroga. Atari ko mama Fiona, sizi impamvu utaburi kunyumva pe, mba ndi kukubwira ibintu bizima kandi byadufasha, ariko ntabwo ushaka kwica umugabo wawe kandi warangiza ukambeshya ngo urankunda. Ubwo se ni gute waba unkunda n'uwo mugabo udashaka ko atuvira mu buzima kugira ngo basi tugume twishimye? Ase Danton, reka nkubaze basi, utekereza ko basi kugira ngo nkugaragarize urukundo cyangwa kugira ngo bigaragare ko dukundana njye nawe, ari uko basi nafata umuntu nkamukura mu buzima akabasha kuba yapfa? Oya rwose mama Fio, nimba utabasha kuba wakora buri kimwe si ubwo ku bwanjye waba umbwira ko unkunda gute? Ngaho bibaze nawe nyine, ntabwo ushaka kuba wafata umugabo wawe ngo basi umukure mu buzima, uri aho ngaho gusa none uri kumbwira ngo urankunda, ubwo se bizagenda biti? Ase Danton, basi amafaranga ngo ntabwo aba akunyuze koko? Reba amafaranga ngerageza nkiba umugabo wanjye kugira ngo nyaguye, kugira ngo basi ndebe ko wakishima, kugira ngo basi unarebe ko ngukunda, ariko ushaka no kugira ngo basi mwice mukure mu buzima. Oya rwose pe, ibyo ngibyo ndabyumva ndetse cyane, amafaranga umpa nibyo pe, gusa se amafaranga no kubana wakitora icyo ushaka, ngo basi ujye umpa amafaranga ngo umende aho ngaho. Erega mama Fio, ibintu ndi kukubwira birumvikana kandi nawe ugize nyine ukashira muri logique wabyumva. Mbabarira unyumve kandi umpa umwanya pe, gerageza uwo mugabo turebe uburyo twamukura mu nzira, basi turiho twishimye. Urabizi neza iyo nza aho ngaho ntabwo mba nisanzuye, mba mfite igihunga mvuga ati Desire ari buze kuba yahansanga. Oya Danton, ntukajya uvuga uwo mugabo nge nyine namaze no kuba namuhaga pe, ntabwo nkimushaka mu buzima bwanjye, basi ujye ugerageza urike no kumunyibutsa pe. Ati yego rwose mama Fio, basi mbabara ntabwo nzabyongera. Ase Danton, nuko icyo utajya nyine buri gihe mpora ngukosora ariko ntabwo ujya ukosoka. Ese kandi ni gute mana we, mwakoze iki se kandi? Danton, igihora umpamagara mama Fiona, wajya ugireba basi kandi kazino nyita, ushaka kunyibutsa se ko nshaje? Oya rwose pebe, ntabwo ari ukukibutsa ko ushaje, nose ntabwo uri mama Fiona. Ati yego rwose ndabyumva ni mama Fiona.